munsi yoganira ku kibazo cy'umunaniro. Niba uri wa muntu ushobora kuba yasinziye neza mu gitondo ugasanga umunsi wose upfiriye ubusa kubera iki kumva nta mbaraga ufite. Niba uri wa muntu ushobora gusanga umaze amezi menshi cyangwa se imyaka wumva udafite imbaraga mu by'ukuri nk'izo wakwiye kuba ufite. Niba uri wa muntu ushobora kuba ugorwa no gukora nyuma ya saa sita kubera yuko nyuma yo kurya bikugora kongera kubona imbaraga, ikiganiro cye kugucika. Turubuze kuganira ese umunaniro niki, urangwa niki, ese uri mu yaho Amoko, ndetse birumvikana turuze kureba nizihe nama wakwifashisha niba ushaka kugira ngo uhorane imbaraga igihe cyose aho kugira ngo uhore unaniwe. Njye nitwa Gami the psychologist, nguha ubumenyi bujyanye na psychology cyangwa se imitekerereze ya muntu, ariko ubumenyi bugomba kugufasha guhindura ubuzima bwawe. Kuri subscribe, like, share na comments kugira ngo bidufashe ku bumenyi bugera ku bandi bantu benshi. So reka dutangire ikiganiro cyiza. Ubundi ikintu cyitwa umunaniro ni ikintu ushaka kugisobanura uragendera ku bintu bitatu. Cya mbere ni ukuba umuntu adafite imbaraga mu mubiri, icyo ni cya mbere. Udafite imbaraga mu mitekerereze cyangwa se mu bintu bijyanye n'amarangamutima. Ibyo bintu bitatu nibyo ushobora kwifashisha kugira ngo usobanure umunaniro. So imbaraga zo mu mubiri zo byo birumvikana ko uba wumva uri weak cyangwa se nta mbaraga ufite, guterura ikintu bikakunanira, ukumva utava ahantu hamwe ngo ujye ahandi kubera iki umubiri nyine nta mbaraga ufite. Ariko hari n'imbaraga mu bijyanye n'amarangamutima, kwa kundi ushobora kuba uri kumva nta motivation ufite. N'urugero, kumva ntabwo ufite umurava wo gukora ikintu runaka, ukumva ufite nk'umushiha cyangwa se ukumva ikintu yakubwira gishobora kurakaza vuba kubera iki imbaraga z'ubwonko nkaho zamaze gukoreshwa ku buryo ubwonko budafite imbaraga zo gukomeza gukora ibindi bintu. Hari noneho n'igihe umunaniro ugaragarira mu bijyanye n'imitekerereze, kwa kundi ushobora kujya gutekereza ikintu ukumva nta kiri kuza, ukabona utangiye no kwibagirwa utuntu hato na hato. Imfunguzo zanjye nazishize hehe? Buriya na biriya nabyo ni ubwoko bw'umunaniro, ariko mu buryo bw'imitekerereze cyangwa se unatekereza. Kuvuga ngo umunaniro ni gutakaza imbaraga cyangwa se kumva nta mbaraga ufite mu izo mpande uko ari eshatu z'ubuzima bwacu, mu buryo buri fiziko cyangwa se umubiri wawe, imbaraga z'umubiri zifatika, mu buryo bw'amarangamutima cyangwa se mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa se by'uburyo ubwenge bwacu bukora. None se amoko y'umunaniro dushobora kuvuga na yahe? Ubundi umunaniro uba uri mu byiciro bibiri. Hari umunaniro tumenyereye, niriwe mu kazi cyangwa se maze iminsi 5 nkora akazi ntaruhuka, hanyuma ukananirwa ukumva imbaraga zawe zose ufite wazirangije. Uwo ni umunaniro w'igihe gitoya. Kubera iki? Nyuma y'igihe runaka ushobora kugenda nkaruhuka nkasubirana ubuzima. Hari n'umunaniro uhoraho cyangwa se umunaniro w'igihe kirekire. Uyu ni wa munaniro ushobora kuba waraje biturutse mu bintu byakubaye mu buryo bw'igihe kirekire. Wenda mu gihe kirekire utaruhuka cyangwa se ufite stress, turuze kureba impamvu zishobora gutera umunaniro, ariko ikintu kiranga ni uko ugumaho niyo waruhuka. Ushobora kuba mfite umunaniro nkagenda nkaruhuka, ugasanga nyuma yo kuruhuka ndi kumva ari akantu gato kagabanutseho, nkaryama nkasinzira, mu gitondo nkumva naniwe kurusha uko narayemeze, uko nagiye kuryama meze. By'ukuri umva ko n'umunaniro uri persistent cyangwa se umunaniro ugumaho. Ubundi hari n'indwara yitwa chronic fatigue cyangwa se umunaniro wa karande, nayo ifite ibimenyetso by'umunaniro uhoraho. Iyo irangwa n'uko umuntu ashobora gukora akantu gatoya ugasanga ananiwe ku rwego wagira ngo yakoze ikintu gihambaye. Ugasanga ngiye kumesa iminota 5 ariko nkaruhuka nk'isaha imwe n'igice. Kubera iki? Umunaniro wageze kuri rwa rwego rukabije ku buryo n'akantu gatoya gahita gakangura wa munaniro wose. Ikindi kimenyetso ni uko uyu munaniro uri chronic akenshi uba ari umunaniro umaze igihe kirekire. Ntabwo byakuba umunsi umwe ngo uvuge ngo this is chronic. Akenshi ni amezi, kwa kundi ushobora kuvuga uti maze umwaka numva nta mbaraga mfite, nta gatege namba, ikintu cyose nkoze numva mfite umunaniro. Ayo moko abiri niyo moko y'umunaniro
navuga akunda kubaho. Ariko uyu munsi turuze kwibanda hanini ku munaniro uhora cyangwa se umunaniro w'igihe kirekire. Kubera iki? Umunaniro w'igihe kigufi igisubizo kirumvikana, ruhuka, genda uryame, umara igihe udakora. Ariko sije uhamunaniro none udashobora kuba utagenda, ibyo ugerageza gukora bitari gukunda, niki gishobora kuba cyafasha. Nicyo turubuze kwibanda mu kiganiro. Ariko mbere yuko tujya ku bindi, nifuza no kubanza nasubiza ikibazo abantu bakunda kwibaza. Hari abantu ushobora kubona ugasanga arimo aritiranya umunaniro n'ubunebwe. Ese mu by'ukuri bitandukaniye? Hari abantu avuga ati ndananiwe, undi akavuga ati abandi bakabona yuko ari ubunebwe. Wabwira umuntu uti ndumva mu by'ukuri yawe ntabishobora, biriya bintu ndumva imbaraga zanshiranye, ugasanga umuntu ntabwo abyemeye. Kubera iki? Ntabwo ashobora gusobanukirwa uburyo umubiri wawe uri muri yumva. Ni gute ushobora gutandukanya umuntu ufite ubunebwe n'umuntu ufite umunaniro mu by'ukuri wumvikana, ufite umunaniro mu by'ukuri mu buryo bwumvikana? Ubundi iyo ari ubunebwe kiba ari ikibazo cya motivation cyangwa se umurava. Nicyo kibazo cyonyine kiba gihari. Mu gihe mu bibazo by'umunaniro motivation ni kimwe mu bindi bibazo biba bihari. Kumva ushaka gukora ibintu nabyo biba bihari, ariko bifatanye n'ibindi bintu byinshi cyane. Iyo ari ubunebwe akenshi bari ukubura motivation, ariko ushobora kubwira umuntu uti ndaguha iki kintu, akabona imbaraga zo kubikora ndetse zikanahaguma, right? Nuko ari ibintu ndaza kuguha iki n'iki, ukabona abonye imbaraga zimeze nkaho ubuzima buhari, nta kibazo nyine, nta kibazo cy'ubuzima afite. Mu gihe ku muntu ufite ikibazo cy'umunaniro ukabije, ushobora kumuhereza icyo gihembo kikamumotiva, ariko nubwo cyamumotiva still agakomeza akabura imbaraga, akaba yagikora ariko ukabona ariko still imbaraga zo kugikora zidahari. Ikindi, ku muntu ufite ubunebwe iyo akoze cya kintu ananirwa nk'abandi bantu basanzwe. Niba icyo kintu kitari bugombe kumunaniza, ntabwo kiruze kumunanira. Ariko ku muntu ufite nka chronic fatigue cyangwa se umunaniro wa karande, ushobora kumuhereza ikintu nyuma yo kugikora ugasanga akeneye nk'amasaha 3 yo kuruhuka, cyangwa niba ari ikintu cyamutwaye umunsi ugasanga akeneye nk'iminsi 2 yo kuruhuka, yumva noneho imbaraga zose zashize. Ubwo ni uburyo bwo gutandukanya umunaniro w'igihe kirekire no kuba umuntu ashobora kuba ari umunebwe. Impamvu mbivuze nuko nanone ntabwo nifuza yuko abantu tuba banebwe ngo twitwaze ko ari umunaniro, ariko ntabwo nifuza yuko umunaniro uba impamvu yo gutuma umuntu bamujaje cyangwa se batamwumva ngo bamuhe ubufasha ashobora kuba akwiye. None reka duhite tujya ku kibazo gishobora kuba gifite umumaro kurusha ibindi byose. Ese ubundi uyu munaniro uterwa n'iki? Ni ibihe bintu by'ingenzi wakwitaho niba ufite ibibazo by'umunaniro kugira ngo umenye aho bishobora kuba byaraturutse? Ikintu cya mbere dushobora kureba ni ikintu kijyanye na stress cyangwa se umujagararo. Stress ndakeka tumaze gukora video nyinshi zibisobanura. Ni kwa kundi bitewe n'ibibazo umuntu afite mu buzima, umubiri ukanguka ugatangira gusohora ibintu bituma abasha kwirwanaho. Urugero, niba nzi yuko ndayahana abantu bashobora kunyiba ndarana stress bigatuma ntasinzira. Uko stress igenda iguma mu mubiri niko itera impinduka zishobora kugorana kuba zava mu mubiri, kuko zigenda zangiza ibice bimwe runaka, ku buryo iyo izo mpinduka zigumye mu mubiri igihe kirekire bishobora gutangira gutera ibibazo hamwe n'umunaniro uri chronic. Ikindi kibazo gishobora gutera umunaniro uri chronic ni ukumara igihe kinini udasinzira cyangwa se udasinzira bihagije, icyo bita sleep deprivation. Sleep deprivation mu Kinyarwanda cyiza wabyita nk'umwenda w'ibitotsi. Niba umuntu aba agomba gusinzira amasaha 8 n'urugero, ugasanga umuntu asinzira amasaha 5 buri munsi, kuvuga ngo buri munsi hari amasaha 3 aba yinjiye muri bank y'umwenda, ku buryo nyuma y'umwaka wa mwenda uzatangira kumwishyuza, gatangira akarwara, gatangira akagira ibibazo ashobora kubonekamo n'umunaniro uri ku rwego rwo hejuru. Ariko hari n'ibibazo bindi bishobora kubaho bigatera umunaniro ukabije, cyane cyane nk'iriya chronic fatigue wa munaniro wa karande. Ikintu cyitwa inflammation
ntawe nabona ijambo rimwe rishobora kwisobanura, ariko ni kwa kundi umubiri wirwanaho iyo hari ikibazo ugize, ariko inflammation iba ikibazo iyo umubiri wirwanaho mu buryo butanakenewe. Urugero nk'abantu bagira allergie, urugero ugasanga yari ikintu kizima ariko umubiri wakitiranyije nk'ari ikintu kibi, ugasanga umubiri wirwanyeho n'ahantu bitari bikenewe. So hari nubwo inflammation, umuntu aba afite umubiri ukunda kugira inflammation muri rusange, ugasanga utuntu duke yari ifiriti, ubwo ntangiye kuvuga ibintu bishobora gutera inflammation, ugasanga ibyo bintu bitangiye gutuma haba inflammation mu mubiri wiwe. Uko inflammation iba ikagenda itera ibibazo, harimo ni chronic fatigue syndrome. Ikindi kintu gishobora gutuma umuntu ashobora kugira chronic fatigue syndrome ni nk'ikintu kijyanye n'ibintu bishobora kuba byaba nk'uburozi ku mubiri. Bishobora kuba ibintu duhumeka, bishobora kuba inzoga, bishobora kuba amasukari, ibintu byose bishobora kuba byaba uburozi mu mubiri w'umuntu. Icyo ni kimwe mu bintu bidakunda kwitabwaho, ariko nabyo bishobora kuba byaba intandaro y'ibibazo bikunze kuba mu mubiri, cyane cyane gatera na chronic fatigue syndrome. Hari ibintu byinshi bishobora kuba uburozi ku muntu, ni ngombwa ngo umuntu abimenye. Hari n'ibyo abantu tumenyereye ko ari byiza, ariko bikaba bishobora kuba uburozi ku bantu bamwe n'abandi. Urugero, hari umuntu wenda ufite nkararije ku kintu runaka, icyo gihe icyo kintu kiba ari uburozi kuri we. Abantu benshi isukari is not good. Coffee nayo hari abantu benshi bashobora kuyikoresha ikaba kuba bayifashisha nko kugira ngo n'imbaraga, ishobora kuba intandaro yo ko umuntu yagira umunaniro igihe atayikoresheje. Ni byiza gukora ubushakashatsi n'ibihe bintu bishobora kuba uburozi kuri njyewe, ku mubiri wanjye, uruko mbyinjije mu mubiri. Navuze kuri stress, ariko nanone hari ikindi kintu ntakunda kwirengagiza, ni ikintu kijyanye n'ubuzima bujyanye n'amarangamutima cyangwa se emotions. Tekereza nk'umuntu ukunda guhora ababaye, umuntu ukunda guhora arakaye, y'amarangamutima yose twita yuko ari negative cyangwa se atari meza. Ushaka kugaragaza yuko uko umuntu amaze igihe kinini afite amarangamutima, hari ibibazo umubiri ugira bisa nka stress. Buriya umuntu ubabaye, umuntu urakaye, umuntu ufite ubwoba, ayo marangamutima yose mu mubiri aba yenda gusa nka stress, ku buryo bisa nkaho n'umuntu ufite stress mu mubiri, ku buryo kubihorana nabyo bishobora kuba intandaro yo kuba umuntu yagira chronic stress. Yego, ndumva izo arizo mpamvu zibanze. Twirengagije yuko wenda umunaniro wawe watewe n'indwara yo kwa muganga abantu babona kwa kundi ushobora kuba wirwariye malaria ukaba ufite umunaniro cyangwa se hari microbe. Twirengagije ibyo ngibyo, izo ngizo nizo mpamvu zishobora gutera chronic fatigue cyangwa se umunaniro ukabije, ariko utaturutse ku bibazo by'umubiri umuntu ashobora kuba afite. Hanyuma ikindi kibazo umuntu ashobora kwibaza nyuma yo kumenya impamvu y'umunaniro, ese noneho ni ibihe bintu umuntu ashobora kuba yakwifashisha kugira ngo arwanye umunaniro, ahorane imbaraga kwiye kuba afite nk'umuntu muzima. Turuze kureba strategy zigiye zitandukanye, ariko uraza gusanga strategies nyinshi zigenda zibanda gukemura bya bibazo bishobora kuba bitera chronic fatigue. Urugero, imwe muri strategy nkunda kurusha izindi ni ikintu kijyanye no kwiga lifestyle cyangwa se ubuzima bwawe, ukajya ukora ibintu byita ku buzima bwawe. Urugero, kugerageza ku buryo usinzira ku gihe, ugakora ku buryo amafunguro yawe ari meza, ibintu bijyanye na lifestyle, ugakora ku buryo ukora imyitozo. Hari ibintu byibanze tuzi neza yuko byita ku mubiri wacu. Niba uzi ko ufite ikibazo kijyanye na chronic fatigue, ni byiza kumanza wakemura ibyo ngibyo. Bishobora kugorana nko gukora imyitozo, n'urugero kubera iki, nukora akantu gatoya bishobora kumva unaniwe nkaho wiri urahinga. Niyo mpamvu bisaba ngo unamenye ese ni ihengano nkeneye kuba nakora. So iyo ni strategy ya mbere. Indi strategy ya kabiri nshobora kurikomenya cyangwa se gushikariza abantu gukoresha, nicyo kijyanye no kwiga ku managing stress. Ku managing stress abantu benshi ntabwo tubyitaho kubera yuko tuba tuvuye ko ibibazo birikemura, ariko mu by'ukuri stress ntabwo ari ukumva ko ufite ibibazo, ahubwo ni ingaruka ibyo bibazo bigira ku mubiri wawe. Niyo mpamvu nka strategy nko kwiga guturisha umubiri wawe, kwa kundi wiga kwiruhutsa, ugahumeka nk'uri kwiruhutsa ku buryo umubiri wawe usa nkaho utuza, ari kimwe mu bintu by'ingenzi.
kwiga gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo iyo myanda yose ya stress ibashe gusohoka, akaba ari ikintu kimwe mu bintu byiza bifasha umubiri kurwanya stress. Twakoze video nyinshi zijyanye na stress management, ushobora kuzireba, zimwe turazishira muri description kugira ushobora kumenya ese nize strategies zatuma umuntu arwanya stress. Ikindi kintu ni kijyanye no kwirinda ibintu bya bintu bishobora kwanduza umubiri, inzoga, amasukari, ibiribwa byaciye mu nganda cyangwa se byatunganyijwe cyane kubera birimo amavuta, amasukari cyangwa se ibintu by'ibinyabutabire bifasha kugira babibike. Byose bishobora kuba uburozi ku mubiri. Niba ufite ikibazo cy'umunaniro ukabije, reka ibintu bijyanye n'ibintu byinjira mu mubiri biteye kuba intandaro, biteye kuba ikibazo. Bishobora kuba atari yo ntandaro ariko ari ikintu cyongera ikibazo gisanzwe gihari. So icyo nabyo tukakora ku buryo tubikemura. Hanyuma nyuma yo kureba ibijyanye n'ibintu twinjiza mu mubiri, ikindi kintu twakwifashisha ni ukwita ku kurwanya inflammation. Ahangaha twifashisha ibintu bijyanye n'imirire. Inflammation amaze kwisobanura yuko ari kwakunda umubiri wirwanaho, ariko ubusanzwe ni umubiri wirwanaho, ariko inflammation iba ikibazo igihe uri kwirwanaho, igihe bitari ngombwa, igihe bidakenewe. So tuzi yuko hari ibiryo byongera inflammation, kuvuga ngo iyo ubiriye umubiri wawe urira ikiri kwangirika kubera iki, urimo uratuma umubiri wirwanaho kandi atari ngombwa. Nk'ayo masukari twahoze tuvuga, inzoga n'ikindi n'ibindi. Ariko hakaba n'ibiribwa none ushobora wakwifashisha kugira ngo ya inflammation uyirwanye. Ahanini ni ibiribwa bikunze kuba bidatetse. Urugero imboga rwatsi ariko utatetse, niyo waziteka harimo amavitamine ashobora kwifashishwa, utazishije cyane ashobora gufasha mu bijyanye no kurwanya inflammation, ariko akenshi ni ibintu bikunze gukoreshwa bidatetse, ibintu by'imboga. N'imbuto obviously ndabizi ko zigira ibintu birwanya inflammation byinshi. Indi strategy, izo ni strategy eshatu tumaze kuvuga. Indi strategy ya kane ni ikintu kijyanye no kwiga kwimanaginga, kuko hari igihe uwo munaniro udahita ushira ako kanya kandi ubuzima bugomba gukomeza. So kwiga kumanaginga imyitwarire yawe, ukavuga uti imbaraga zanjye nyinshi ziba ziraha, so ibintu by'ingenzi ndareba uburyo mbikora iki gihe. Kuvuga uti nkunda kunanirwa nyuma y'iminota 10, reka ndebe ko nakora iminota 5, mfata akaruhuko, nongere ngo nkore indi 5 mbere yuko nanirwa. Kwiga kuba smart cyangwa se kugira ubwenge, cyase sinira nabyita ubucakura bwo kwimasteringa, cyase kwiminuza wowe ubwawe, ku buryo umenya uti ni nkurikije ikibazo mfite ni iki nakora kugira ngo nkore ibyo ngomba gukora kandi bikore neza n'ubwo iki kibazo naba ngifite. Iyo ni strategy navuga ifite akamaro cyane mu gihe utegereje yuko ukira cyangwa se ikibazo cy'umunaniro gikemuka. Strategy ya nyuma ya gatanu ikintu cyanye no kujya gushaka ubufasha aho wabubona. Hari ibibazo by'umunaniro bishobora kuba biterwa n'ibibazo byo kwa muganga. Ibibazo by'umunaniro udashobora kumanaginga, urugero niba nka strategy nyinshi zo ku rwego rwo hejuru zo kumanaginga stress, ntabwo abantu benshi bazizi, ukabona wenda zimwe zibanze ntabwo ziri gukunda, ukaba ushobora kureba nk'umusaykologist cyangwa se undi muntu ubizobereye akaba yagufasha. Icyo nifuza nuko hatagira umuntu ugira ibintu bipfa cyangwa se ngo hazaza habe habikwerera yuko umunaniro ari wawe muteye kandi ari ikintu umuntu ashobora kuba yakemura. So reka turebe ko hari ikintu n'ibyo byose bishobora kuba byadufasha. Niba gihari, dukora ikintu cyari cyose bishoboka kugira ngo twongere twumve dufite imbaraga. Nitwa Gami the Psychologist. Kora like, subscribe, share, then a comment. Murakoze.